ese urabizi mu butayu butuje hari ubutaka bushobora kuririmba? Iyo umuyaga uhuha umusenyi utangira gusohora amajwi atangaje ameze nk'indirimbo iva mu isi ubwayo. Si igitangaza cy'imigani, ni ukuri kwa nature. Uyu munsi kuri VTV muri Nature Wonders tugiye kuvumbura ubutaka buririmba. Ibi byitwa singing sand dunes, biboneka mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane mu butayu. Iyo umusenyi utonze neza kandi wumye, ushobora gusohora amajwi. Iyo uhindagurika cyangwa utembeyeho, aya majwi ashobora kuba nk'urusaku rurerure, nk'indirimbo ituje, cyangwa nk'ijwi ry'ikirere. Hari aho bumva amajwi agera kure cyane, nk'aho ubutaka buri kuvugana n'ikirere. Ariko se ibi bikorwa bite twifashishije sayansi? Byose biterwa n'uko uduce duto tw'umusenyi tumeze. Iyo twuzuye neza kandi turi sayizi imwe, duhindagurika hamwe, bigatera icyo bita vibration. Iyo vibration ihinduka ijwi. Ni nk'uko umuziki ukorwa. Ariko instrument ni ubutaka ubwabwo. Ibi byerekana ko nature ifite uburyo bwayo bwo gukora ibintu bisa n'ubuhanzi. Tekereza uri wenyine mu butayu, nta bantu, nta modoka, hanyuma wumva ubutaka butangiye kuririmba. Ibi ni ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba gato, ariko nanone birashimishije cyane. Ibi bitwigisha ko isi dutuyemo ifite amabanga menshi tutaramenya. Nature si ibyo tubona gusa, ni ibintu dushobora no kumva. Ibaze aho ubutaka buririmba. Ibi ni kimwe mu bitangaza byinshi biri kuri iyi si, kandi ahangaha niho dutangirira gusa. Kuri VTV muri Nature Wonders dukomeza kugushakira ibindi bitangaza by'isi bituma ureba, wiga kandi utekereza cyane. Iyi si dutuyemo si isi isanzwe, ni isi yuzuye ibitangaza. Ni kuri VTV muri Nature Wonders Parts.